aramujyana mu Busanza kwa Bamporiki. Amugejeje kwa Bamporiki amusamba bakora porono. Nje nkimara kugwa kuri aya mavideo ari gukorera uyu mwana iyi Ricarubozo. Nibwo aravuze ati ya mpano ndaravuga uyu mutipe nkimara kubona iyi foto urabona iyi foto ko uyu mutipe atameze neza. Ndavuga umuntu akeneye gutabaza abantu bamutabare ntabwo ameze neza. Urimo kunyumva ahangaha niho nakarabye ya mpano. Ureka babwira ikintu kimwe Godfather narababwiye ngiye muraza kumbwira ngiyewe nimvuga ibintu kababwira ibintu mujye mugenda mwitegereze murebe ibyo ribu ivuga mwumve ibyo ribu uzi impamvu bavuze ngo nibindi muri iyi nkuru bavuze ngo nibindi iki giki cyo kugonga umugore agashaka kumwambura ubuzima biri muri biriya nibindi. Reka dukomeze inkuru. Ati kuwa 16 Gicurasi 2026 ribu yafunze uwo Rizagwira Florien wamamaye nka ya mpano arakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa yakubise umugore we, kuba kubushake iki ntabwo kizamufungisha, gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho turaza kureba ngo ni ibihe, kunywa ibiyobyabwenge. Ngewe narababwiye Godfather ntabwo nzaza guharabika igihe cyose nzashyira ibintu hano nuko ngewe nzaba buriya mbereka 5%, mbereka 5% mu sharing live, mbereka 5% kuko ngewe ni iyo mbabwiye ngo nzanye nyirubwita akaza kwivugira. Uriya mwana w'umukobwa simenyeranye nawe ariko bro niba ushobora kureba uyu mwana ukuntu yamugize yari mwiza sha. Uyu mwana yarananutse umubiri bagira ngo ni madowadowa. Nase umwana ashobora kunyikundira. Ndi kukubwira uyu mwana muri kureba hano yamaze kuba nka madowadowa. Arakubwira ko aya masa ntabwo ashobora kwifotoza. Arakubwira ko amafoto areka kwifotoza n'aya mbere y'ibi byago byabagwiriye. Urukumva ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Amakuru ahari ahamya ko ibi byaha yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye. Icyakora nyuma yaho amenyeye ko yarezwe yaje gutoroka akomeza gushakishwa. Ngo iki? Ariko God. Oui. Hari video ya Yamano nabonye. Nawe arimo aravuga ngo umwana nawe yaramucunaguje wamaze gukuramo nda 3 ze. Dumba reka nkubwire. Niba ntabwo reka nzakubwira ikintu kimwe. Turi kumwe sha kuva ngo gukuramo inda ngo amaze gukuramo inda 3 ze. Uretse ko ibyo ngibyo bidakuraho ko de fact nakubwire ababwira ikintu kimwe. Aho mperukira muri cya igihe yamuzanaga, igihe yamwerekaga uzi ibintu ari uyu mugabo, uzi ibintu yakoreye uyu mwana. Nubwo navuze erega ya mpano ntabwo bakabe bamufashe ubu. Reba hano ibi nebasobanurira kuva ku munota wa mbere. Ni ukuvuga ngo uyu munsi bwa mbere mvugana n'uyu mukobwa. Reba hano ni ukuvuga ngo ya mpano ibintu ubugome bwa mbere yakoreye uyu mukobwa, ya mpano avuye mu Bubiligi. Urukumva ava mu Bubiligi bwa mbere, ava mu Bubiligi ya mpano yaragiye ajya kwa Bamporiki. Yasanze uriya mukobwa hari icyo batumvikanye, umukobwa aragenda arakwepa avara kwa ya mpano. Ya mpano amubuze ikintu yakoze, yaragiye afata uyu mukobwa. Uramubona ba Jihad bafunzwe, afata uyu mukobwa. Uyu mukobwa hano yambaye ubusa ari naked, aramujyana mu Busanza kwa Bamporiki. Amugejeje kwa Bamporiki amusamba bakora porono, amusambanya. Urukumva hano umukobwa yambaye ubusa ari naked, amusambanya kuri video ndi gukwepesha kugira ngo kuko umukobwa ari naked hano. Arangije araza dore ahamagara umugore we kuri video ko ari kurongora uriya mukobwa. Dore nguyu mugore dore bava ko ari kureba yumiwe. Aramuhamagara amubwira ati arya wowe wagiye wansize, ati reba sho ndimo. Amuhamagara kuri video call bro ari kurongora uyu nguyu. Dore uyu nguyu yambaye ubusa ntabwo dore sinshaka kujyanayo. Urabona
dore ya mpano yambaye ubusa dore ya mpano aravuga ati mabere ya nyoko, dore vava yumiwe bro, dore ya mpano wawe erega aha niho navuze ati ya mpano ndagukarabye. Ntuzi ko mwese mwavuga ngo ndi kubambisha abajahadi n'abapazo. Nje nkimara kugwa kuri aya mavideo ari gukorera uyu mwana iyi Ricarubozo, nibwo navuze ati ya mpano, ndavuga uyu mutipe nkimara kubona iyi foto, urabona iyi foto ko uyu mutipe atameze neza, ndavuga umuntu akeneye gutabaza abantu bamutabare, ntabwo ameze neza. Urimo kunyumva? Aha ngaha niho nakarabye ya mpano, urimo kumva? Aha reba ndi wanda reba, wamubonye? Dore umwana ari kureba, urabona ko kuri video call, noneho dore wabonye ko ari kuri video call, dore umwana hirya kaze ndi gukwepesha kugira ngo batamaniraho live, dore umwana ari naked, dore baramvanaho, dore bakuraho we, dore ya mpano we, dore ya mpano ari kuhereza umugore we faka, dore kaka video k'umugore, dore ati ndakwemeje mabere ya nyoko. Ahangaha uri kumva? Ahangaha ngaho nawe mbwira, ari mushiki wawe cyangwa uyu muntu wamubyarira? ongera umbaze. Uyu muntu wamubyarira? Dore ya mpano, dore reba, dore suri kureba, dore hano, dore nyuma ya mpano, dore muri dushe, dore yambaye ubusa, dore narumiwe. Ariko ikintu cyambabaje njyewe, ikintu navuze none ntabwo ibintu bishoboka. Niba ya mpano uzi ko navuze ya mpano, navuze kanze gatoya hano nkumvishe, reka wumve, kuko numvishe n'abantu. Njye kunywa amazi. Give me a second. Yeba kanywa amata vugo. Bro, njyewe niba ari ikintu cya mbere nabashije kunanirwa gufata, ntabwo nzigira mfata side. Ibaze gufata umuntu witwa ngo ni umudamu wawe cyangwa ngo ni umuntu mukundana ukamukorera ubunyamaswa nk'ubu ngubu. Ndebera uyu mwana bro, byaje kugenda gute rero? Ubundi ejo bundi ku makuru mfite wenda urabona ko muri ibi ngibi bavuze ngo n'ibindi, mfite amatsiko yo kumenya ibyo ari byo, ariko groupe zose zahindutse ya mpano. Ngamo magift. Aha hose ya mpano abaye ya mpano. Tugere gatoya gazi, mubabarire mutapinge screen kabisa, mutapinge screen. Aha ngaha uyu mugabo nubwo, tugende gatoya twumve, reka basomere. Kugeza ubu uretse gato, okay, amakuru ahari ahamya ko ibi byaha yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye. Icyakora nyuma yaho amenyeye ko yarezwe, yaje gutoroka akomeza gushakishwa, aho abonye ko nta maherezo aza kuva aho yari yihishe, yitaba ubugenzacyaha. Ese yabanje guhunga. Kugeza ubu ya mpano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, mu gihe iperereza rikomeje na dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko uyu muhanzi yahohoteye umugore we mu bihe bitandukanye, ariko biza kuba bibi kurushaho ubwo yamugongaga. Ndi gusoma inkuru. Ubwo yagira gate? Ubwo yamugongaga.
Vava usanzwe ukundana n'uyu muhanzi aherutse gutangaza ko uyu musore yamugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka abivuze. nari birabizi. Reka nsubiremo iyi ntuza. Vava usanzwe ukundana n'uyu muhanzi aherutse gutangaza ko uyu musore yamugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka abivuze. Vava yavuze ko umubano mubi hagati ye na Yampano wafashe indi ntera tariki ya 24 Werurwe 2026 ubwo yari ari kumwe na Yampano mu modoka bagiye muri sauna. Yavuze ko icyo gihe yasabye Yampano kureka gukoresha telefone igihe atwaye ibintu byarakaje uyu muhanzi kugeza aho amutegetse gusohoka mu modoka. Ati yahagaritse mu muhanda hagati hatari no ku cyapa hanyuma ahita ansohora mu modoka. Kubera ko nta kindi nari gukora ndasohoka hanyuma mfata moto. Nkimara kwambara ingofero kasike narebye inyuma mbona yadukurikiye ngira ngo agiye kumbwira ngo nsubire mu modoka ariko mbona yongereye umuvuduko aratugonga. Ariko ndapfuye. Cyo ni ikirego bareze. Yes, of course. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwemeje ko rwataye muri yombi Yampano. Tugende gatoya rero. Cyagora abantu bajya bambwira ko ntazi gusoma neza. Naho usoma gake nta gusoma Ikinyarwanda neza. Nicyo kibazo? Ntabwo byumvikanye. Ariko se nigutere ariko ibintu byanga abantu banga bagira gakungu ubwo ngubwo riri aje nonaha ageze ku bihumbi ku 1200 ukiri ku ijana baramarozwe ariko nta kibazo. So tugende gatoya rero kuri iyi nkuru ya Yampano. Kuri iyi nkuru ya Yampano niba ndi gukina amajwi Godfather nanjye ndi hano meze nk'umuntu uri muri comment. Ndi hano urabona ukuntu ngene mvuga n'abantu muri comment n'abagabo bagenda bavuga gusa nuko ngiye mfite live mfite chance wanzanye ku live kawe baba bandeba ndabona na matang. Shadow uzi ubihakana ariko umutinganye ariko ndo shabo umutinganye kabisa. Mumforo wingererire nta kintu nababwira. Ngo mungeze kuri 1K. Ngo umutipo mugabo ari kwigira mani. Ndapfuye. So hano mfite umumotari. Murumva uyu mumotari adashobora kuduhereza amakuru yimbitse y'ukuntu byagenze. Uyu mumotari bagonze. Uramufite ari kuranzi none amakuru nayakuye nari ntegereje ngo rimbi tangaza inkuru arega nda amakuru y'umumotari mpamagara umumotari sure aha reka tuwereke umumotari mutapinge mu sharing mutapinge screen mandikira ngo tap muri comment ugiye kumena umuceri none tap muri comment abari mutapinge mu sharing abahamagara umumotari ubundi hashye reka nze nkwereke hano turashize okay umumotari ari he
By the way njyewe nitandukanye n'abantu bashaka ko ya mpano bamufunga. Reguriye indyarya. Hano handitse ngo iki? Motari impanuka. Kapamagare motari impanuka. Okay. Motari impanuka nguyu. Ndamuhamagaye. Dore nguyu, dore ukuntu motari impanuka aba yishyize mu ifoto. Dore motari impanuka. Wewe. Kubadida. Reka mpamagare motari impanuka tubwire ngo byagenze bite. Reka mpagarare ngo hamagare. None se ko wanditse wanyitaba. Okay. Aratwaye mukazera kureka mpamagare. Okay, dutegereje motari mutapinge screen imbere yuko motari ampamagara. Mbere yuko motari ampamagara mutapinge screen. Noneho ariko Vava ni mwiza. Vava ni mwiza bro. Ariko Vava ni mwiza. Uyu mwana ariko ibaze agahura na karagahuyu kakamufata kagakubita. Sha imboga zibona abana banye n'abazi. Uyu mwana w'umukobwa bavu wakoma bakakuntiza no munsi umwe wenyine. Ndebera n'ukuri kw'Imana. Just wonde dore cyana mu ijosi we. Ndebera uyu mwana bro. Dore cyana mu ijosi. So so ndumva rero ko twumvikane. Niba ruko ngiye kugira inshuti bizangora no kugira abantu ntabwo nabasha gucinya inkoro nkamwe. Ya mpano nibimuhama bafunga amabyi. Ibi ngibi nta kunyura iruhande bro. Ntabwo tuzagira societe ivuga igenda nkawe urukumvura ahangaha. Ntabwo ya mpano ngewe Dumba ngomba kwifuriza ya mpano ko bamufunga noneho mwite n'amabyi. Uretse gato tega amatwi twumvikane. Dumba nukora nk'ibi ngibi nzavuga ati se mitego batende bafunge ushireho n'amabyi. Ninkora ibisa n'ibi kuko uri kunywa amata ubwo nzavuga ngo aya mata zakwita n'ikirenza amata. Ayo mata abanyumva ibi bintu byo gufata mama ntabwo tuzaba muri society iteye gutyo. Ariko ibaze uyu mukobwa ku makuru naje gukurura, urimo kumva? Ku makuru naje gukurura nuko iriya video ikimara kujya hanze papa we yateranyije umuryango wose baramuca. Oya no. Kumuca ntabwo byari bihagije. Bamwambura n'umwana we. Paramuci wabo. Nagerageje guhamagara abasaza be. Navuga izina Vava bagahita bamboroka uko ari batatu. Kugera kuri nyirasenge. Sha umwana yarababaye. Urimo kumva? Bro, ibyo birengeho kabutindi imukubite imuca amazuru bro. Ariko ko mujya muvuga ngo okay tuvugisha ukuri. Ngo difada ko muvuga ngo ndasara. Bro. Ngo difada ndebe ibi bintu mvuge nti urumva nje gusesengura ibi bintu. Buretse gato. Aka gatambaro karambereye kakabandana. Ndabaza abanyarwanda kazi. Nje gusesengura ibi bintu nje kubisesenguraho. Amuruma gutya amuruma yamubwiye aya magambo. Ivyo ni izuru barumye. Bro reba ukuntu yamugize. Ndabishye video ndazikina reba. Ngo reba ukuntu ndumva. Ndebera amaso reba genda kari mu maso y'umwana. Reba ukuntu yamugize bro. Uzuko akazuru kasaga neza gasigaye kameze nk'izuru rya Dumba. Reba ukuntu yamurumye. Iyo Vava arangi noneho ikibabaje urimo kumva? Dore ahangaha akimara kumugonga ahani akiva muri taxi akimara kumugonga rakuntuza n'imodoka akimara kurira kuri moto. Dore reba urimo kumva arangije. Dore bya byo byabwenge biri mu gihe dore
sinshaka kurebayo. Warebye dore ya mpano dore dore ahanga yarari kurondogora avuga ubusa ari buguzi ya mpano rega bakwasa mutwe. So rero twumvikane icyo ndetse kuvuga niki mbere yuko njya ku ma audio mutapinge screen tugere ku 200 ntangire gukina ama audio. Mfite ama audio ya mpano hano. So nubwo abantu bavuga abantu ntibabyumvi, reka tuvugisha ukuri.